Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Umwanya mwiza twongeye kuboneka imbere yayo mu buryo bw'iteraniro ku cyumweru nk'iki ngiki. Umunsi Imana yaremye kugira ngo tunezerwe kandi dufate isezerano. Reka mbahe ikaze mwese mu izina rya Yesu. Ni ukuri mubashe kumva ko muri imbere y'Imana kandi mubashe kwemeranya n'Imana yuko yabararitse kugira ngo mube imbere yayo mu buryo bw'iteraniro. Ntabwo ndi busome imirongo yose twasomye uyu munsi mu gutegeka kwa kabiri, ndagira ngo dusome imirongo ibiri yonyine maze twinjire mu ijambo ry'Imana kugira ngo ducunguze uburyo umwete tubone icyo Imana dushakaho uyu munsi n'iki cyumweru ndetse no mu gihe kiri imbere. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 17 ndasoma umurongo wa 14 n'uwa 15 ngo numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha ukaba umaze kugihindura no kugituramo, ukibwira uti ndiyimikira umwami nk'uko ayandi mahanga angose yose ameze. Umurongo wa 15 ntuzabure kwiyimikira uwo Uwiteka Imana yawe izatoranya, uwo muri bene wanyu azaba ari we wiyimikira. Ntukwiriye kwimika umunyamahanga utari mwene wanyu. Imana itugirire neza kandi Imana idushoboze. Ubuhanuzi ku bana, ubuhanuzi bwerekeranye n'abandi. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri ndishimye kuko turi imbere y'Imana. Abantu bakuru turi imbere y'Imana, abana batoya turi imbere y'Imana, abasore ni ishimwe rikomeye cyane ku munsi nk'uyu. Kandi na bene data bari hirya no hino bari imbere y'Imana mu buryo bw'amateraniro, ndetse hari n'abakurikiye ubu butumwa mu buryo n'ubundi bw'ikoranabuhanga. Imana yashimye ko muri iki gihe cya none ijambo ryayo rigenda rikagera ku bantu bose kandi mu gihe gitoya. Ubuhanuzi bwerekeranye n'abandi. Tumaze icyumweru cyose tuganira ku ijambo ry'uyu munsi ryerekeranye n'umutima, umutima w'umuntu, umutima. Kubera ko no mu Kinyarwanda turavuga ngo akababaje umutima kazindura amaguru. Ubu ngubu benshi muri mwebwe mwafashe umwanya muraza mugenda urugendo rurerure kubera iki? Mwashatse kubana n'Imana, mwashatse kumva icyo Imana itubwira uyu munsi, icyo ijambo ry'Imana ritubwira kugira ngo dufate isezerano kandi tugende imbere y'Imana. Niyo mpamvu rero Imana ishaka kuduha umugisha, kandi Imana yashaka kuguha umugisha nugira umutima wagutse. Haleluya! Nugira umutima wagutse, Imana iravuga iti fungura akanwa kawe cyane maze ndakuzuriza. Imana ishimwe cyane. Iryo ni isezerano kandi ni iki Imana ishaka kudukorera kugira ngo tugire umutima wagutse maze Imana iduhe ibisubizo byagutse. Ariko agatima gatoya n'ubundi kakira ibisubizo bitoya, ibisubizo by'umwaka umwe cyangwa ibiri, ariko Imana irashaka ngo iguhe ibisubizo by'imyaka 100. Hashize icyumweru nari ndi kuganira n'abantu bakuze bagenzi banjye, turi guteganya ibyerekeranye n'imyaka 50 iri imbere. None umwe aravuga ati ariko genda umva ntazageza no ku myaka 100. Nza kumusobanuza ni kubera iki? Ati kubera yuko ibintu turya, ibintu tunywa. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo niba ari nuko bimeze, nawe ukaba uri hano wibaza ko imyaka 100 utarayigira, ariko ndakwinginze kugira ngo uyu munsi ijambo ry'Imana kuko riradukangurira kugira umutima wagutse kugira ngo Imana iduhe ibisubizo by'imyaka 100. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu yabwiraga Abisirayeli itumva rero nimugera i Kanani. Uwo ni Mose wababwiraga, cyangwa mvuge ngo ni Imana yababwiraga ibaganiriza, kuko Imana imenya iby'imyaka 100, imenya iby'imyaka 1000. Imana imenya ibiri imbere bitaraba. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero hari impamvu burya Imana yohereje Abisirayeli muri Egiputa. Ntabwo ndi bubigarukeho, murabizi ko buri cyumweru tuganira muri iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri kugira ngo tuzakirangize maze dukomeze. Ariko Imana yabonaga ko ari ngombwa ko Abisirayeli binjira mu gihugu cy'igihangange, igihugu gikomeye cyane mu rwego rw'isi rwa Egiputa. Igihugu cya Egiputa cyari gikomeye mu rwego rw'isi. Ibihugu bigenda bikomera mu rwego rw'isi bigenda bisimburana. Habayeho Babuloni, habaho Egiputa, habaho Abamede, Abaperesi, habaho Roma, habaho ubungubu Amerika irakomeye mu rwego rw'isi. Ibyo bihugu bikomeye ni ukuvuga ngo Imana yashatse ko abantu bayo binjira Egiputa kugira ngo babone igihugu gikomeye. Noneho nibajya gukora isezerano ryerekeranye no gukiza isi,
be kuzagenda bitinya abayahudi rero ni ukuvuga ngo icyo gihe bagombaga kugira ngo basobanukirwe ugukomera kwa Egiputa, kandi bamara kubisobanukirwa baze gusobanukirwa ugukomera kw'Imana, kuko bagaragaye nk'aho bari mu buretwa, ariko mu ruhande rwo kurwana na Farawo n'amafarashi ndetse n'indogobe ndetse n'amafarashi n'amagare y'intambara, Abisirayeli baranesheje. Kubera iki? Kuko bari bafite umwami w'abami, bari bafite Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Abisirayeli bagaragaraga ko nta mbaraga, ariko banesheje igihugu cy'igihangange mu rwego rw'isi yose. Imana ishimwe cyane. Aho ngaho rero Imana yemeye ko bisanga muri Egiputa. Birumvikana bari mu buretwa, birumvikana nta jambo bari bafite. Kubera iki? Kuko Imana ifite ijambo hejuru ya Egiputa. Reka mbabwire ngo Imana yabemereye ko baca no mu butayu. Bagomba guca mu butayu kugira ngo Imana ibategure bagire umutima wagutse. Hariho abantu bagira agatima gato cyane, wamukandagiraho gato utanabishakaga agahita azamuka akavuga ati reka nze nkwereke. Kubera iki? Ko agatima ke ni gatoya. Hariho abantu bagira imitima mito cyane, batinda ku kintu ngo biriya nibyo, biriya sibyo, uriya we ari mu kuri, uriya ari mu binyoma. Ntabwo tugomba kuguma aho ngaho, turagomba kugira umutima wagutse kugira ngo tubone ibisubizo by'imyaka ijana, imyaka igihumbi. Reka mbabwire ngo hari umwe wigeze kubona ibisubizo by'imyaka ijana, yitwaga Isaka. Yari afite umugisha kuko yakomokaga kuri Aburahamu, kandi ajya mu bibutse itorero ry'Imana yuko natwe dukomoka kuri Aburahamu mu buryo bwo kwizera. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Isaka yajyaga mu gihembwe cy'ihinga maze agasarura ibyo abandi bagombye gusarura mu myaka ijana, we akabisarura rimwe. Imana ishimwe cyane. Bishatse kuvuga rero yuko Imana iguhaye umugisha, iguha umugisha wikubye inshuro ijana, mu gihe abandi bagitindatinda. Kuko udatinda ku tuntu dutoya, ufite umutima wagutse. Haleluya! Udafite wa mutima wo gutinda, runaka yamvuze, runaka yandebye, uzi ko twahuye oya. Ako ni agatima gatoya. Umutima wagutse ni umutima wakira ibisubizo by'imyaka ijana. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Isaka yarafukuraga amariba maze ngo amazi akadudubiza. Kubera iki? Kuko yari afite umutima wagutse, maze Imana ikamuha umugisha. Akagenda amariba bakayatoba, bakayashyiramo ibitaka, agafukura kugeza ubwo bamukuriye ingofero. Bavuga ati Isaka noneho rero mumwihorere, ngo nuko arakira cyane. Kubera iki? Ko yari yarabonye ibanga ry'umwami w'abami Yesu Kristo. Ubwo yari ari ku musozi Moriya, ngo nuko agiye gutanga nk'igitambo, maze Imana izana intama ipfa mu cyimbo cya Isaka. Amen. Haleluya! Intama iraza, noneho ipfa mu cyimbo cya Isaka. Arabireba n'amaso ye, abona ko mu ijuru hari Imana ijya idutabara iturengera. Mu ijuru hari Imana nyamana, Imana izana igitambo, Imana yishakira igitambo. Aho bigira tukabona ko byadukomeranye, aho tubona yuko turi kureba inyenyeri n'ikirere, hahandi Imana iraza ikaturwanirira, ikishakira igitambo. Maze Isaka arongera arahaguruka, aragenda bumukire cyane. Kubera iki? Kuko yari afite umutima wagutse. Niyo mpamvu rero Imana yamenye yuko Abisirayeli nibinjira i Kanani nabo bazashaka gusa n'andi mahanga. Burya natwe tujya dushaka gusa n'abandi, tugashaka kugenda nk'uko bagenda, tugashaka kunyura muri za nzira z'ubusamo, kuko tubona yuko abatizera bazinyuzemo bigakunda. Natwe ugasanga turashaka yuko natwe dukoresha bwa buryo bakoresheje. Wenda ni uburyo bw'ikinyoma, wenda ni uburyo bw'ibusamo, wenda ni uburyo bwo kugira ngo ahari umuntu anyuranye n'ijambo ry'Imana ariko agera aho agomba kugera. Imana yabibonye hakiri kare, noneho rero ibaha ubuhanuzi. Ku murongo wa 14 mu Gutegeka kwa 2:17 ngo numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ukaba umaze kugihindura no kugituramo, ukibwira uti ndiyimikira umwami nk'uko ayandi mahanga angose yose ameze. Ukibwira uti kuko umaze kugera i Kanani byose byagenze neza, ariko uribwira uti rero nanjye ndabona ahandi ibihugu bidukikije byose bifite abami, reka natwe dushaka umwami. Abo ni Abisirayeli. Imana yo yabahaye ubuhanuzi, maze babwira uko umwami agomba kuzaba ameze. Uko byagenda kose agomba kuba ari umwizera, yizera Imana. Ntabwo bagomba gushaka mu batizera, ahubwo bagomba gukomeza isezerano, kandi akaba ari ukomeza ijambo ry'Imana. Umurongo wa 18 w'icyo gice twasomye, kandi namara kwima ingoma ye
aziyandikire aya mategeko mu gitabo ayakuye mu gifitwe n'abatambyi b'Abalewi. Niyo mpamvu Imana ibaha umugisha. Ndabona benshi muri mwebwe murandika ijambo ry'Imana. Iryo jambo rero uwo mwami yagombaga kuryandika agakomeza arisubiramo, kubera iki? Ijambo rigufashije jya uryandika. Noneho rero ujye ufata umunsi wawe mu minsi yo mu cyumweru wongere urebe rya jambo, kugira ngo usenge uri imbere y'Imana, ryasezerana Imana yaguhaye, icyo Imana yakubwiye gukora, icyo Imana yakubwiye kwitandukanya nacyo, wongere urebe aho wanditse. Imana ishimwe cyane. Uyu mwami yagombaga kwandika. Niyo mpamvu burya n'abantu b'abanyabwenge, abantu b'abahanga, abantu bakomeye cyane bazi icyo bagomba gukora no mu buzima busanzwe, n'abacuruzi agenda atasize ikaramu ndetse na agenda, agakomeza yandika uko Imana imuganirije, akandika uko Imana imuhaye igisubizo, uko Imana imuhaye isezerano, uko Imana imuhaye icyifuzo cyo gusengera, akandika. Imana ishimwe cyane kandi bagire neza, kugira ngo akomeze asome. Imana ishimwe cyane. Ni ngombwa rero ubwo bagombaga kwinjira i Kanani, hari icyo bagombaga gutegura. Icya mbere bagombaga kwitegura kurobanura umwami uzaba igihe bazaba ari Kanani. Yagombaga kuba ameze atere. Umurongo wa 15 muri cya gitabo twasomye, umurongo wa 15 mu Gutegeka kwa 2:17, ntuzabure kwiyimikira uwo Uwiteka Imana yawe izatoranya. Uwo Uwiteka Imana izatoranya. Ijambo ry'Imana yavuga ngo nta butegetsi cyangwa nta buyobozi butava ku Mana. Burya Imana itegura umuyobozi, ikamutegura. Ababisirayeli bagombaga gutoranya, bagombaga guhitamo uwo Imana izatoranya. Kubera iki? Kuko Imana imenya ibiri imbere. Reka mbabwire, iyo urebye muri Samweli igice cya 8 umurongo wa 10, ngo nuko Samweli asobanurira abantu bamusabye umwami amagambo y'Uwiteka yose. Nuvuga ngo igihe cyarageze koko abantu basaba umwami. Noneho Samweli abasobanurira ibyo Imana yavuze kuri uwo mwami bari gushaka. Kuki? Kuko Imana yabibonye kera. Bahesheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo n'uyu munsi Imana ibasobanurire icyo tugomba gukora kubw'igihe kiri imbere. Kandi nitwegurira Uwiteka Imana ibitekerezo byacu, tukemera Imana ikatugenga, ntabwo tuzatungurwa. Haleluya. Abisirayeli ntabwo, birumvikana hari abatunguwe, birumvikana hari abibagiwe, ariko nka Kalebu wibukaga ibyo Imana yavuze mu myaka 45 ishize, akibuka ati turi Kadeshi Baruneya Imana yaravuze ngo. Ndagira ngo nawe uyu munsi usobanukirwe ko Imana itanga ubuhanuzi, kandi ibibona bitari byaba, kugira ngo torero ry'Imana tumenye uko tuzitwara icyo gihe. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero utubazo duto, twaba utubazo two mu murimo w'Imana, twaba utubazo two mu itorero, twaba utubazo two mu rugo, twaba utubazo two mu kazi, ntukadutindeho, ahubwo fata isezerano uhanga amaso imbere. Nicyo Imana ishaka, nicyo kizatuma Imana iguha ibisubizo by'imyaka 100. Ibisubizo abandi bagombye gukora imyaka 100 yose. Murazi umuntu ufite imyaka 100 uko aba ameze. None ibyo bisubizo Imana ikabigwa mu mwaka umwe gusa. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero uyu munsi Imana yaduhibanga kugira ngo tubashe kuba dufite umutima wagutse. Uri ari mu makosa, uri ari mu kuri. Oya, ntabwo ibyo ari ibyacu, kuko natwe twakijwe n'ubuntu bw'Imana. Ntabwo umwami Yesu yabanje kureba. N'ubundi Yesaya yasobanuye yahanuye ibya Yesu ubwo Yesu yari ataraza, muri Yesaya igice cya 9 umurongo waho ndetse umurongo wa 5, ngo nuko umwana yatuvukiye duha umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Yesu Kristo ni umwami w'amahoro. Imana ishimwe cyane. Niwe rero Yesaya yahanuye ibye imyaka 700 ataraza. Icya kabiri rero nuko turagomba kurobanura umwami ufite isezerano, umwami w'amahoro, Immanuel, igitangaza, Imana ikomeye, ubwami buzaba ku bitugu bye. Kubw'ibyo rero muri ibikomangoma bene data torero ry'Imana, umwami Yesu Kristo ni umwana w'Imana, nawe uri umwana w'Imana, uri umuraganwa na Kristo. Ibyo Imana ifite ni ibyaha. Haleluya. Umwanzi Satani atwereka ngo dore kiriya ntabwo ugifite, na kiriya ntugifite, ntabwo atwemerera yuko tubona ibyo Imana yaduhaye. Byonyine kuba duhumeka, kuba tubasha kuba imbere y'Imana ni umugisha ikomeye cyane. Kubw'ibyo rero ni umwami ufite isezerano. Imana irashaka yuko natwe tugira isezerano, kubera ko burya abaturage beza bagira umwami mwiza. Niyo mpamvu natwe nituba beza nk'abigishwa, byanze bikunze umwami w'amahoro azagendana natwe. Icya gatatu rero nanone bagombaga gutekereza nuko umwami yagomba
yagombaga kuba yarashimangiye isezerano ku bw'ahazaza. Kubera iki? Umurongo wa 20 mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 17 umurongo wa 20 handitse ngo umutima we utishyira hejuru ya bene wabo, udateshuka iburyo cyangwa ibumoso, ngo ave muri aya mategeko, utava mu ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo natwe ntabwo tugomba kuva mu ijambo ry'Imana ku bw'ahazaza, kugira ngo n'abana batoya, abana bato bari hano n'abatari hano, nabo barebe ko abakuru bari mu ijambo ry'Imana, barebe ko tutacitse intege, barebe ko tutavuze ngo byacitse, ahubwo babone ko dukomeye mu Mana kubwo rya jambo Imana yandikishije kandi yaduhaye. Ahazaza hawe rero hashingiye ku byo utekereza uyu munsi. Ibyo utekereza n'ibyo wibwira n'ibyo ukora uyu munsi, ndagira ngo biguhe ishusho y'ahazaza, ndagira ngo biguhe ishusho y'imyaka, y'imigisha y'imyaka 100. Haleluya! Kubera iki? Kuko abandi bazavuga ngo turapfuye turashize, ariko uzavuga uti tubayeho mu izina rya Yesu. Kubera iki? Kubera isezerano n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri mureke twaguke, mureke tugire umutima wagutse, umutima w'urukundo, umutima w'imbabazi, umutima ushinga imizi mu ijambo ry'Imana. Kandi nidutegereza Imana byanze bikunze, Imana izatwiyereka kandi izatugirira neza. Umubwiriza we yagize ati duhanga amaso ku biri hejuru mu ijuru, duhanga amaso ku biri hejuru y'izuba, ariko twe kureba ibiri hafi gusa. Inkoko niyo ireba ibiyegereye, twebwe tuzamura amaso yacu, duhanga amaso yacu ku Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ni ukuri ndagira ngo uhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Kandi ni ukuri ibyo waba unyuramo byose, bwaba ari ubutayu, twe kureba gusa ku byo kurya byo mu butayu, twe kureba ku zuba no mu bukonje bwo mu butayu, ahubwo turebe umugambi w'Imana w'i Kanani. Ni koko Imana tuzayitakira, izaduha ibyo dukeneye, ariko icyo Imana ishaka ni Kanani. Imana ishimwe cyane. Icyo Imana ishaka ni ivugabutumwa ry'isi yose. Imana ishaka ngo abantu bakizwe, bamenye ukuri, be kurimbuka. Ntabwo inezezwa nuko umunyabyaha apfa, ahubwo reka dufate icyo Imana ishaka, natwe tube aricyo dushaka. Natwe dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Reka dushake ko ubwami bw'Imana bugera mu gihugu cyose, bugera mu bihugu bya Afurika, bigera ku isi yose, nk'uko Umwami Yesu Kristo yabivuze ati nuko mugende mu mahanga yose, mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Imana idusobanurira iby'ahazaza, Imana idutegurira ahazaza, kugira ngo tugume mu ijambo ryayo ndetse dufate isezerano. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe mbazwe, uhabwe icyubahiro. Mana igira neza, Mana idutegurira iby'ahazaza, ushaka kuduha imigisha yikubye inshuro 100, maze tukuje imbere rero itorero, kugira ngo tugire umutima wagutse kandi tube twiteguye gukoreshwa nawe, wera w'Isirayeli, kugira ngo nidushaka no gusa n'abandi, ahubwo dufate isezerano n'ijambo ryawe kandi ryera imbuto mu bugingo bwacu. Wakoze cyane, kuko uri Imana ituzi, ibera hose icyarimwe kandi igasobanukirwa byose. Uha umugisha buri umwe wese, kandi buri wese yabasha afite umutwaro, umutura umutwaro, maze umubere igisubizo. Habwa icyubahiro ku bw'abakuru bari hano, uhabwe icyubahiro ku bw'abatoya, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.